Nyuma kubicurika ntabwo ari mubikosore hanga. Wejeje inkoko, wejeje amagi akwiye kubanza akarya. Inkoko 7,200 nizo zahawe imiryango 142 yatujwe mu mudugudu wa Muhira mu murenge wa Rugerero ho mu karere ka Rubavu. Ni imiryango itishoboye ndetse n'imiryango imwe iheruka gusenyerwa n'ibiza. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ubwo yatahaga ku mugaragaro uyu mudugudu wa Muhira, maze ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busobanurira Minisitiri w'Intebe uko umusaruro w'izi nkoko uzagezwa kuri aba baturage. Maze umuyobozi ushinzwe amakoperative muri aka karere ka Rubavu abwira Minisitiri w'Intebe ko umusaruro w'amagi uzajya uva muri izi nkoko uzajya uragurishwa, maze amafaranga agashyirwa kuri konti ya koperative, maze koperative akaba ari igena amafaranga nyuma bazahabwa abaturage. Aha ni naho Minisitiri w'Intebe yahise agiramo ikibazo, yibaza ko abaturage batujwe muri uyu mudugudu bazarya amagi nyamara yagurishijwe yose. No gutunga family abana babo n'ubwo bwose ibyo bigenda ubundi komite nyobozi ya koperative igena buri muryango uzajya ubona amagi angahe anapfire ariko adashobora guhombya koperative. Nyuma kubicurika ntabwo ari mubikosore hanga. Dufite ikibazo gikomeye mu koperative aho abahinzi b'umuceri bahinga umuceri bamara kuweza koperative zikabuza kurya ngo urasigana 30% gusa, ugasanga urugo rweje umuceri rwagwaye bwaki ngundi bahaye koperative. Bigomba kuba the other way around. Umuntu wejeje inkoko, wejeje amagi akwiye kubanza akarya. Ubwo niyo muzagira koperative mukajya kurunda amafaranga mufite konti miliyoni zinizi abana bagwaye bwaki. Ni mu gihe bamwe mu batujwe muri uyu mudugudu nabo bishimira ko bahawe inkoko, gusa ngo kurya amagi ntago bazigera bayarya kuko babwiwe ko amagi azajya aragurishwa maze amafaranga agashyirwa kuri konti ya koperative. Ziranga ko batuhana twazishimiye, batubwiye ko tuzajya duhurira hamwe nyine nka kopera. Gutese amafaranga ngo bakayabitsa kuri konti mukazagabana bigute? Amafaranga tuzatabitsa kuri konti. Niko babwiye. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente amaze kumva ko amagi azajya aturuka kuri izi nkoko azajya aragurishwa yose maze amafaranga agashyirwa kuri konti ya koperative, Minisitiri w'Intebe yahise asaba ko ibi bikosorerwa aha maze umuturage akajya ahabwa amagi yo kurya we n'umuryango we, asigaye akaba ari yagurishwa. Baravuye ngo umuryango ushobora kurya amagi angahe mu cyumweru, muyagene mu buryo ngo niba inkoko zitera amagi simbizi 3,000 umunsi, buri family gitwara amagi aya nayo mu cyumweru, ibyo biri defini bizwi, asigaye bari yagurishwa ariko abantu babanje kurya. Aho kuvuga ngo bazagurisha koperative igene cyo basigarana, sinzi niba byumvikana. Nabikosora hanga. Umuntu wejeje inkoko, wejeje amagi akwiye kubanza akarya. Ubwo niyo muzagira koperative mukajya kurunda amafaranga mufite konti miliyoni zinizi abana bagwaye bwaki. Kucyo bwo mutabicurika abantu bakabanza kugenda ngo barya hakakugurishwa sagutse. Ntabwo icyambere cyo gucuruza hano. Sibiswe bimeze. Muri rusange aba baturage batujwe muri uyu mudugudu wa Muhira mu murenge wa Rugerero ho mu karere ka Rubavu, usibye kuba baratujwe muri uyu mudugudu, izi nkoko zisaga 7,200 bazihawe kugira ngo zibafashe kwiteza imbere ndetse no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.